Twereke ukuntu ushaka gukurura umunwa usoma umugore wawe. Gute? Kurura umunwa turebe. Ngwino dusomane niba. Hari ubuzande kw'izina rya Yesu. Utanera ikintu. Uziko gusoma nzovu ngena gusoma impyisi. Amakuru yawe ndimo ndikutoza kwicara nk'abakire ariko ndimo ndicara nkumva ukuguru kurandiye. Ko nari je mbona ingagari iciyaga gukikamana nk'isaha yose. Ngiye ko numva memo biranja. Nagafuka k'umuceri. Umugore wanjye ndashaka ko acuruza hariya mu soko mufatira hano ajya acuruza ibintu by'imbuto ko yamenye ubwenge. Muzaze bamwe basuka yanywera. Oya zobu mugitwe Mwanganzi. Urikanze? Yego. Bagatoya. Banyita Tony. Nitwa Olga. Olga? Yeah. Waje wenyine? Ndi kumwe na musaza wanjye nitwa Prince. Ari hese? Buriya. Uriya mbona hari Murasasha. Ugiye? Ngiye hano imbere gatoya. Ndaje mu kanya tubonane. Nta kibazo. Ngoko sha. ngeze mu rugo sago twene twaje twose batujyanye ampuri twajyanye imyenda barajyana makabutura barajyana yaco ngo nabayibye nakayungirizo nakoreshaga mu cyayi bakajyanye mukorera Imana muze dusengera abarwayi muze dusengera ibimuga muze dusengera ibiragi Yesu yakoze ku kiragi dimwe kiravata imbibuba ahubwo ko yakoze no kumumyi iyo mpumyi bahitaga ngo iki itireba babarita bamwitaga niba ari barita mazari Oya ndikuvuga pere y'umupira muri Sekafa Kagame Cup murayizi yakinnye n'ikipe kutoza amakipe tudafana ana pere nare mufaniyi amayi mbona buretse gato hari amakuru makimba mfite ubundi iyo bagiye gukora tatuwaje bakaba bari buyishyire kwa nyogosenge hari uwo bagiye batya bakayikubita firiya ndani ya nyumba mu nzu hari bagira batya bakajya kwa Rome gukora tatu bakajya batya bati pa yarangiza ati we Nyarugenge habiri ntabwo bayitera ku myanya y'ibanga ahubwo bayitera mu nkengero z'imyanya nibyo mbese basa nk'abateyeho imigano barakikiza urabona nk'imigano ku mugezi kuri Nyabarongo nibyo turababwira gusenga ngo mu nda harandya twababwira guterana ngo mva ku kazi naniwe twababwira kurara imbere y'Imana ngo umugabo abireba nabi twababwira kuzinduka musenga ngo tugira amasinezite abemeye kwihanganira ibyo byose reba ukuntu tumeze ariko bari nashuri iyo utsinzwe mu ishuri urababara reka gutsindwa ryari wajya utashye uvuga uti sha ababaye kabisa igihe mbona 70 muri French kandi kuko nasanzwe mbona aya manota icyo gihe naramaze icyumweru ndwaye yego ngaruka barizi ibintu nazi ngaruka dukora test kwijana ubona ngahe 75 urababaye cyane ndakeka ari nk'ubwa mbere wenda atanze ikiganiro ni ubwa mbere agitanga nibwo wagitanga arata yego yo ihangane disi iyo umuntu agitanze bwa mbere afite amasoni nukuri yari ubwa mbere rata umuntu naba afite amasoni ubwira se abantu barambona bate urabibona nyine ese rimwe na rimwe ari n'igihe umuntu agira ubwoba agatitira gusa bwa ndava hano namenyereye wayimenyereye interview